abanyakurome nta kibazo gihari barakoze. Urumva rero ubwo ari uruhembo reka tugotome. Umukuru we yari yagize ubwoba ubwo abatoya byari bimeze bite bari gutenguka. Ubwo rero amahirwe ni uko baje kuduhemba. Ubwo n'ubutaha bazagaruke. Ubona urakoze cyane. Tugatanga ku ruhembo nanjye rwangezeho ubu ngubu rero ahubwo kubera ko umuntu arare buriya turageza mu gitondo turi kumwe uruhembo. Sawa rero data urakoze kuri iki kiganiro ndetse na mugenzi wawe burya yari yaje neza. Rero iyo habonetse inkuru ngo umubyeyi yakize kandi ya mitwaro yavuye n'umugisha, ese si ibyishimo? Icyaro giteranije imiryango yombi nicyo cyazinduye uyu muryango watugendereje, natwe rero turabyishimiye kubera ko nubwo twari dufite impungenge z'imitwaro twari dufite, ariko burya hari n'abandi bari batorohewe. Bivuze ngo cyari ikibazo cy'imiryango yombi, ariko ubwo havuyemo igisubizo ni igisubizo cy'imiryango yombi. Amena amen. Nuko nuko murakoze. Rero reka nsabe uri ku ruhande rw'inyuma kugira ngo akomeze adushyirireho akananga, dukomeze twishimire ibi byiza by'umuryango. Ahasigaye nanjye ngiye no kureba ko uwo mubyeyi koko ari hano hafi, sigasubira aramukeneye. Oya nsahira so ubu dufite ibicuro, telefone zirimo ziranihira, bambaza se bimeze bite, wamubonye? Rero Kambari turi ababyeyi twe dufite ibicuro byo kureba abo bana, maze reka natwe twita amazina. Umwana w'imiryango yombi musanzwe mubizi, ntabwo ari byo twibutsanya kagira abana. Kandi nimurangiza kwitunganya mutubwire, natwe tugira protokole buriya ako kanya. buriya niba gushaka amakuru nk'ayo ngaho uzayambaze. Si wowe ndi kubwira mbariza so, uzayambaze. Niwe ndi kubwira mbariza so, mbona ariko mfura na se barangana, urabizi. Nuko bakamena karame mfura nizo nshingano zabo, ariko sinzi wenda abantu bashinzwe protokole hano baramaze kumbwira ijambo ryiza, kandi abanyarwanda bajya bavuga ngo ijambo ryiza ngo ni mwene nyina w'Imana. ariko n'abandi bareba ngo tukiri aho. Rero nagira ngo iyo bagiye mu mitwe baravuga ati tukiri aho, tukiri aho ngaho, mugire imyiteguro myiza. kera yari imitwe, kera yari imitwe, ariko ubu ngubu ni ibihande. Basanze imitwe ari iy'amabandi. None mujya mu yihe? Mu bihande kubonana. Mugire umubonano mwiza rero, ntabwo twaje kubahindura suko. Rero umuvandimwe wanjye amagambo meza ariko yungutse, nanjye kugira ngo abantu bari kambere babanze bagushimire
umwanya uracyahari kugira ngo dutuye hano twese nubwo hari abavuye kure ariko ubwayo magambo meza umaze kumbwira reka turebe niba hari akantu batuzanira hariya bane ntabwo ari akantu babanza bazanira ibindi tubanze tubisogongere twumve ko bimeze neza uvuze akantu ngira ubwoba yego ariko ubwo buntu ubonye ari ubuntu ntabwo ari akantu ni ubuntu burya bugira ubuntu ariko ntabwo butizuye bazana ibintu si ukubaza n'ibintu yego maze ikinyarwanda cyogere natwe urabizi ariko wazinduka akazinduka neza yego yazindukira kwa rwibasira rwose burya data yatumwaniye neza yego usibye ko nabo numvise bavuga ngo nabo bikomora kwa base ku bisekuru byabo yego kandi burya muraziririza so na data burya bose bagira imiziri ababishinzwe rero abashinzwe protokole bahamagara n'uwo mumama ndetse n'umuryango wose ukaza tugasoma bakaza kubaramutsa nta kibazo urakoze nuko nukureka ngere hirya mu gikari maze mbere ko abo bana bahari cyangwa biteguye ariko ntabwo baza biruka nk'abasazi ahubwo barakimbagira ubona rya torero ryanyu ry'urukerereza riri he baraza kuribona rwose humura reka rero nk'uko umukuru w'umuryango abivuze rero nk'itegeko ahasigaye nanjye ngiye kwirasa mu gikari ndeba aho bigeze murakoze babyeyi rero ubwo nari nsohotse ngiye mu gikari kureba ko babyeyi rero ubwo nari nsohotse ngiye mu gikari kureba ko aba bana bari biteguye rero iyo umugaragiye niyo ruba iyo mwabonye natinze burya nuko bari barimo kwitegura none uko mwibonye bari bahageze ndagira rero ngo nyakubahwa usubize umwanya wawe maze hasigaye kubigenza nk'ukwawe ngize amahirwe ndabazanye bakarama nakoze cyane Asomina karabe cyane wari umwana wanjye rero ntabwo wantindiye Dr. Reverend muhaguruke wigire hano hino ngaba abavandimwe wanjye bambazaga uburenganzira bwawe no kubaramutsa n'umuryango wose ndumva nta kibazo urakoze nagushimiye cyane ariko nakubwiye ko nk'ababadiri ngo mukiri aho n'ubundi mugihagaze uko nguko nanjye mpamagare umuryango wanjye ndakugira imana se wahagarara gira hino gatoya mpamagare nawe ngabo bameze kimwe banambaye kimwe nabo baza aha ngaha hanyuma twemara ibicuro gira hino
ibyo koko mwarabyaye ndakumva kandi iyo mubyaye murita muraza kutubwira amazina hanyuma muduha abana tubahagitse natwe tubite ariko umuhango wo kubita ntabwo ari uwanjye nyuma indi mihango umuhango ni mukuru yego ndaza kuharira umubyeyi Sebahagarara kugeza ubu ngubu rero ibyanjye bihagarariye hamwe ariko ndagaruka nyuma murakoze cyane kuko mwanya mu mpaye muganira neza kandi uko gaseminari yaganiye na Kambari koko bakabaje kutwereka abandi bana bari abana babiri ariko kugeza ubu ndabona barumbutse reka turumbutse twari tubakumbuye bakomeye urakabyara usana sura agahorana abana urakagira abana usubiriho nta mpamvu Jesus kandi abantu bagira ko bazi gufotora ntibagire vuba ibyanjye birihuta ngira isoni namwe nimuze kugaragara biragoye pe igishinzwe protokole kugeza iyi saha ajya gusoma bazamura ivuga rero bataragenda ababwiraga rero sinzi gasomina mugihagaze ni byiza bavuze ko mukeneye amazina y'abana abafotora bakomeza abafotore ariko aba bana bombi bafite ababyeyi bombi nabo ku bijyanye n'amazina rero kuko muri iyi minsi mu iterambere abana bajya bagira amazina arenga atatu hari izina rya padiri izina ry'umuryango izina rya se izina ry'inshuti
ariko hari n'amazina aba mu bitabo. Abafite inshingano zo kuvuga amazina y'abana kuko natwe turi ababyeyi, uhimba umwana akazina hejuru kandi asekuru cyangwa se wabo n'ababyari bakamuha andi mazina. Jonas ase wa abo bana bombi na nyina arahari, bafite uburenganzira bwo kutubwira, ni kukubwira twe turayazi, bakubwire wowe n'umuryango amazina y'abana. Murakoze. Ndahera kuri imfura, ifite amazina atatu. Mu muco murabizi ko habamo izina rya famille, izina ry'umubyeyi. Yitwa Jace Ngenda Aiden. Jace Ngenda Aiden, Ngenda ni rya papa. Hanyuma ukurikira yitwa Jason Ngenda Braden. Jason Ngenda Braden. Yakitwa Jace Ngenda Aiden. Hanyuma uyu uko ari imfura, izina rya gatatu ni Aiden, ni A. Uko ari imfura, nyuma ya A haza B cyangwa A and B, yakitwa Braden, ni B. Uko ari uwa kabiri, uwa gatatu azaba ari C. Seminari ayo mazina yumvise. Icyo abatizi barimo cyo kuzirikana, cyo no kuzirikana, ntabwo niba ujye kure ya Sebagara nzirikanye Ngenda. Niba Ngenda niba bihagije, Ngenda niba data niba rero umuryango wanjye turabashimiye. Gusa Jaden Braden suko twayafashe nuko abana bose baramenye, ntabwo turi busubiremo. Gusa icyo kuzirikana uko bitwa Bagenda, kandi nayo mazina yose twayumvise murakabya. Hasigaye natwe reka twita yacu. Yego, nahawe Sebagara, kandi umwanya bawuduhaye usesuye uvuge ko ari ku mutima, ndetse n'umuryango twazanye nabo turawushakira uwawo. Murakoze cyane kubwo umwanya mumpaye, mwaganira kandi muganira neza, kandi abana bafite ba se na ba nyina bakagira na ba sekuru na ba nyina wabo. Rero kugeza ubu njye ntabwo nabisayo, sinari buyashobore. Njye murabizi ko navutse inka ziri kwimuka. Byari imfura turi guhunga. Aba bose aya mazina narayabise, ariko bahurira kuri Rwibasira Ngenda hayi. Murakoze. Rero ndaba ngikomeje murambwira. Arega nanjye naniye ibyo ngibyo, ariko n'uryo zina ryo rihatse byose. Ariko ni amazina meza. Ubwo rero reka tuvireho rimwe, sinzi n'icyo babwira umuryango n'imbaga iteraniye aha ngaha. Murakoze cyane. Icyo nababwira byo ni byinshi. Twaje guhemba Rwibasira rero tumwe Rwibasira wansabira ngukunda, kandi nsabira tuve ndimwe, unsabira utari umunyamahanga. Reka ninigure
nari umuryango mugari uratiriwe imfura umubyeyi ahaguruka mama ye bahaguruka kugeza ubu hari icyo nshatse kuvuga ni iki mbanje gushima Imana yaduhaye iki cyicaro. Iki cyicaro hari benshi kugeza ubu batagifite batari mu munezero nk'uwo dufite, natwe rero ntacyo twatanze. Ni Imana idutije iki cyicaro ikaba idutije ubuntu bwayo. Kuba icyo tuje gushima rero guhemba aba ari ugushima. Ni uko mwabyaye ariko wenda bive mu migani mwaransabiye munsabiye ndabakwera murankwera turabashyingira ariko nyuma murabizi by'amatage y'aha ngaha Jonas ntawe ari hano mbabane n'umudamu we kandi ntawe ari wanze undi nta butane bwari buhari ariko ni igihe cyarabaye Jonas araza tukiri aho rero kugeza ubu uyibona ageze aha ni Imana ariko ubu yageze aha ngaha tutaramujyanye muri beke. Icyo nshaka kuvuga rero mpagaritse aba bantu bombi aho Rwibasira Ngendahayo n'umugore we batari bari ari jye n'uyu mama w'abana ntabwo uyu namwifashije, namufashijwe n'Imana impa uyu muntu n'uyu nguyu. Baradufashije umwana ntitwamujyana muri bekeya, umwana turamuhererekana ari ba nyina wabo ari ba nyirarume bava ku ishuri bakajya kumufata kure cyangwa nawe akamuzana, twava mu kazi tukamusanga abana bamuzana cyangwa iyo yamuzana n'uyu bikabuko. Rero mwa muryango muri hano dufite abantu bavuye Dimoye, dufite abantu bavuye Missouri. Abo bantu n'Imana ariyo itwicaje ni muwampera amashyi. Barakoze cyane. Ikindi nkaba ndi gushima abana banjye, hari barumuna w'uyu abakobwa babiri, umwe yarashatse nawe afite umwana ari konsa n'abasaza be. Twasangiye inzu, basangira igitanda ari abakobwa batatu, uyu yagira inda ntibamuteye umugeri, arabyara ntibamunigiye umwana, ntawasiganye ngo umwana we yamuneyeho. Bantu b'Imana bo mu rugo rugamba begera igihe ndarusimbuka uko byageze igihe umugabo waza yageze ino ari ku wa kane, ubu yasaba inzu, icyumweru kirangira yabonye inzu ayijyamo ku wa gatatu na murumuna we. Ku wa gatatu murumuna we arataha, uyu ayitahamo. Ubu niyo barimo. Aya ni amashimwe akomeye bantu b'Imana. Muri iki gihe
abona bake, kuba ntabateye umwana wanjye amahane, afite inda ngo amugwe nabi cyangwa se afite umwana yamugwa nabi, nanjye nari kuba nguwe nabi. Ubwo nkaba ndi kuvuga nti bantu b'Imana, mwa babyeyi mwe, ntabwo bigarukiye aha. N'utari kubyara namwe abanyu bazabone, gira neza wigendere, gira neza wigendere. Kandi ntabwo ari uko tuvukana gusumbya abandi, ariko mwambereye inshuti z'amagara. Mbifurije kugira ngo n'uwanyu na bucura n'umwuzukuru n'umuzukuruza namwe azabagirire ineza, abana banyu bazabagirire ineza nk'iyo mwangiriye. Tukiri aho rero, umugani w'abadive nta kindi narenzaho. Ikindi narenzaho ni icyo kuvuga ngo nshime abantu bavuye Timoyi, bavuye Missouri, nkashima abantu duturanye hano. Burya n'abantu bavuye Missouri n'abavuye he, iyo basanga nanjye baje kabiri gatatu bagasanga nicaye jyenyine, babona ko nanjye ndi inyamaswa. Rero umuryango mugari, umuryango w'Imana, bantu b'Imana, ntabwo namenya ikintu nshobora kuba, ntabwo namenya uko nabashimira. Byandenze, ibintu nabonye byandenze, kandi ngira ngo namwe mwabyiboneye. Ibyo mwankoreye muzabikorerwe. Ibyo mwankoreye, hari ahantu twari turi Missouri, turi Timoyi, ndababwira nti mfite ibirori, ariko si turi gushakisha sare, ariko sindayibona. Ntabwo nababwira ngo itariki niyi. Mereni wa Missouri nabwiye ati ntabwo nzabura. Uriya mumama ntabwo nari nzi ko ushobora kuza, ariko icyo gihe mwarambwiye ngo muzaza, Imana ibahe umugisha. N'abandi hari Arundi nawe. Mu by'ukuri aya byandenze muri make. Rero nkaba ndi kuvuga nti muzashimwe n'Uwiteka. Ntabwo ari njye mwakoreye Imana, Imana izabiture, naho njye ntacyo nabone nabiture. Muri make, bantu ba Timoyi baturutse abo mu muryango twicaranye hano, twese mbasabye kugira ngo mwihe amashyi. Igikorwa mwakoze kirarenze, kandi Imana ibahe umugisha. Rero njye na mukecuru baba amahoro, dufite impano. Murabizi yuko iyo umubyeyi yabyaye hajya habaho igikoma. Igikoma twakinyoye, twishimye, twasangiye n'ababafashije kuba ku kiriri, ariko dufite n'indi mpano. Rwibasira urabyaye, kandi tukwifuriza gukomeza ukajya mbere, ariko tuzi ko ushobora abana bakeneye kunywa amata, n'ubundi barayanywa, ntabwo turi kubasumbusha, ntabwo mwanyazwe. kandi nimuri aborozi muri abatunzi, ariko ku bw'agaciro, ku bw'umuntu
kubwo ibyacu umuco wacu wa gihanga twasanze natwe tukaba twaramukanye inka ebyiri zishobora gukamirwa aba bana. Ntabwo ari uko barwaye ubworo, ahubwo ni uko ni ikiziza cyo kugira ngo abana banywa amata zitahe mu za rwibasira, zive mu bahumuro zijye mu bagambiro. Urakoze cyane, bakumvira amashyi menshi. Mwongere nawe akaba ngeneye kuguha urwandiko aho inka zacu ziri urahazi. Ejo ukagenda cyangwa ejo bundi ukagenda ukazaruha umushumba akaguha izo nka amashashi ameze neza atandamutse ukayacyura, ayanjye nayo. Murakoze. nyinshi n'ibikuyu turishimye cyane. Urakoze. Mana iguhe Yego yego. Urakoze cyane mu bandi. urwandiko ko kandi zitarwaye uburenge zazicisha ushaka kandi nzi ko zitazahura na pariko umugisha. Urakoze. Ndetse n'abagore bageze mu rugo kandi n'abatari bitwa bagahunga barashubipinga n'abagome barahirisa bananiya w'umusango ugaragara ku mukoro utaganda ku muheto wa nyapfurwa n'itonga Urakoze cyane kigambo. uze nawe. Urakoze. Abantu basubira mu byicaro byabo rero. Jonas kugira ngo wabyumvise, umusaza yavuze ati abana yaratwagiraga amazina ajyanye n'umuco wacu. Umukobwa niba ari muyo yamwita Kabanyana, ndakamwita Shunguyina, amazina nkayo. Ariko cyane yatanze n'impano ku bana ngira ngo babibonye, muzagira ububiri. Natwe n'umuryango tubifurije ububiri. Mwakoze. Hano abantu bambaye kuri abambaye ingori, hari n'abambaye n'ahandi. Na hano nubwo twari dutuye hano muri uyu mujyi turimo, uzwo tujya tugira intuza amashyiri atandukanye. Twese turi umuryango umwe rero, tutarimukira mu kindi gikorwa. Haba hari undi muntu wenda ufite ijambo yavuga muri ibi birori bya barumuna bacu n'umuryango muri rusange, yahaguruka kumubera imbogamizi. Kandi yaba nta n'uhari turakomeza ibindi. Murakoze. Yego, hari umuvandimwe wacu uri hano.
gushima ibyiza byabaye muri uyu munsi. Mu by'ukuri wareba impande zituzengurutse, abavandimwe turi kumwe nabo, ntabwo yabura gushima kuko birashimishije. Ndatekereza Jamadari wagira ububasha bwo kumureba mu mutima, ndetse n'uriya mukecuru wicaye hariya yabona ko bishimye, kuko kubona uhaguruka n'itsinda ringana ritya ujya gusura abana bawe, nawe ari we byagushimisha. Rero njye ikimpagurukije ni ugushimira buri umwe uwo ari we wese wagize uruhare muri iki gikorwa. Burya gufata urugendo rw'amasaha 3, 4, 5, hariho n'abaraye inzira bahagurutse ejo bakaba bageze aha ngaha, nanone bafite urundi rugendo ejo ubundi bazaba bari mu kazi. Ni ubwitange bukomeye. Rero ni ukuri buriya buri muntu uwo ari we wese ndatekereza yakwifuza kugira ibirori nk'ibi ngibi. Bariya ababyeyi baba bariya abana barabyumva neza cyane, ndetse na Kambari nkakwibasira nawe arabyumva, abashyitsi bangana batya mu rugo rwe. Rero icyo nshaka kuvuga, buriya iyo ugize neza uko byagenda kose, nubwo ya neza utayiturwa wowe ako kanya, ejo n'ejo bundi urayibona. Rero mwa babyeyi mwe mwicaye aha ngaha, mwafashe umwanya wanyu mugafata imitungo yanyu, mugafata igihe cyanyu, mugafata mbese mukigomwa byinshi, kuko njyewe hari ikintu maze kubona mu gihe gitoya mpamaze, abantu baba bahuze kandi bari mu kazi kabo ka buri munsi, kabatungiye ingo, kabatungiye imiryango. Ariko ikintu gikomeye ngiye maze kubona hano ni ugushyira hamwe kw'abantu bari hano muri kino gihugu, kandi nibwo buzima. Rero ni ukuri buri umwe wese wafashe umwanya bakaza aha ngaha, hari n'abatabashije kuboneka kubera impamvu nabo zitabaturutseho. Bajya baca umugani ngo amasoko arema ingezi. Turi hariya nabonaga ukuntu abantu bari kugenda bakura ibintu mu modoka, buri modoka bakuramo ibintu babiteranyiriza ahantu hamwe. Nahise mbonamo isomo rikomeye. Nahise mbonamo ko gufatanya niyo wazana iri cupa iri ari ryo waramukanya ukarizana, n'undi nawe akarizana, n'undi nawe akarizana, ushoboye akazana 2, mwakora igikorwa gikomeye. Ariko icyo nshaka kuvuga, bye kujya abantu ntabwo bakwiriye kubikora uyu munsi gusa, cyangwa ngo babikore mu gihe kiri burangire igihe gitoya. Buri uko waguze iriya kese ya fanta ukayizana, ndatekereza ko ntacyo hari uwo biri buhungabanye mu rugo, hari uri butahe akaburara, hari uwagiye mideni kubera iriya fanta, n'uwagiye mideni azashobora kuryishyura. Siko bimeze. Ariko tubashe gutekereza tukareba kure, tukareba ejo hazaza, ntibirangirire mu byo kunywa gusa n'ibyo kurya, ahubwo umuntu akavuga ati uyu munsi niba nabonye amadolari 10 cyangwa 15 cyangwa ntabwo nzi ngo iriya kese uburangaye kuko sindayigura, ariko ubashije kuvuga uti uyu munsi niba nabonye ikesi imwe ya fanta, undi ati nabonye agafuka k'umuceri,
noneho mugashyira hamwe abantu, nubwo yenda batavuga ngo abantu bahuriye mu itsinda rimwe ringana gutya, bakagira amatsinda mato 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 mato, akavuga ati uku kwezi yenda reka dufate buri muntu afate amadolari nka 50 da, fate makeya kubera ko njye sindanatangira no kuyakorera, sinzi ngo 50 afite agaciro kangana iki. Abantu bagashyira hamwe akavuga ati ukwezi kumwe reka tuyashyire hara duse n'abayirengagije, ukundi kwezi tuyashyire, rikaba nk'ideni rya buri muntu. Ubwo mbashije kuvuga makeya, ukorera menshi nawe urumva menshi, simbizi. Ni ukuri nge ikino kintu cyanyigishije isomo rikomeye. Ejo n'ejo bundi wazajya kwikanga kubera ko ushobora gukorera aya mafaranga menshi ariko hatabaho saving, ukajya kwikanga ukikanga ya yandi menshi wakoreye yarangiriye muri twa defense duto kandi birangiye nta kuzigama kubaye. Ariko habayeho kuzigama ukavuga utereka nigomwe, niba ari iryo jana yenda ku kwezi mukarihuriza hamwe ari abantu 10 cyangwa 15 cyangwa 5 cyangwa bangahe, iyo yaba ari saving nziza cyane. Uko twakoze kino mu buryo butworoheye, twazagera no ku bindi ku buryo butworoheye. So rero abantu turi hano ni ukuri icyo kintu tubashe kwitekereza, twakubaka ejo hacu hazaza. Kandi nibyo dukora by'uyu munsi, kujya gusura tukuma ngo runaka agiye gusura umwana we, runaka afite ubukwe, runaka ibyiza n'ibibazo byose birajyana. Twajya tubikora mu buryo butworoheye kandi tugatera imbere mu buryo butworoheye, ukajya kwikanga wageze ku kintu runaka utazi aho bwa bushobozi bwavuye, kandi bwaravuye mu bantu bishyize hamwe muri ubwo buryo. Rero kwishyira hamwe kwanyu, gufatanya uru rugendo, hano ugiye kwigira nyakamwe nubwo ntabizi byakugora kurusha uko wabana n'abandi. Rero abishyize hamwe n'Imana irabasanga, kandi hamwe n'Imana tuzagera kuri byinshi dufatanyije. Mwakoze, Imana ibaha umugisha, kandi ibyo mukora byose Imana izabibibukire mu bwami bwayo. Murakoze. Arakoze cyane, bamwongereye amashyariko. Si inama nziza atanze, nubwo ngo ntayari yakorera, ariko kuri konti arayafite, ntawabeshye, arayafite. Amina. So rero turi mu gitaramo cy'umuryango umwe, kandi ntawe tunigana ijambo, yaba umupfasoni w'umugani w'Abarundi, yaba umushinga ntahe, twese turaza gusangira ibitekerezo ndetse n'ibiganiro. Uza kumva wese ashaka kugira icyo avuga muri iki gitaramo atubwire, nta kibazo. Ariko sinzi niba n'ababageni mwabahaye amafunguro, protokole mwababonye. Nibyo rero, umuntu uza kumva ashaka kugira icyo yavuga araza kutubwira. Biriwe. Oye, nta n'uwaritsinda aha ngaha rwose, yaba abeshye. Karame. Ndabona muhereza Raheli wa mwana muramutse. Mumuhe. Ariko bihangane kari gasinziriye, nta kibazo cyo kugakikira.
duhereje madame mu by'ukuri mu gihe Raheli akiri gusoma umwana kandi ngo n'umuzukuruza umuzukuruza urambabarira cyangwa uranyihanganira kugira ngo wenda iri cyo uvuga ku byo madame yari amaze kuvuga nubwo wenda narigeze usoma ariko n'ubu nakumvaga reka n'ibyo akoreye hano nabibonye nta gisa no kugira umubyeyi hari abakora nk'uko bagashaka rero nta kutagira umubyeyi nta nubwo ari ukumubura gusa yenda yarashaje ahubwo hari n'igihe rimwe na rimwe abantu bagira ababyeyi ariko basa nkaho badahari kandi ibyo nabyo abantu bakabyakira hari ababa bafite ariko badaha agaciro ibintu nk'ibi ngibi nakubonye uri gushimira abantu rero umubyeyi ntabwo aba umwe nubwo wari uhari ariko hari n'abandi benshi babanye nawe ntabwo umwana arerwa n'umubyeyi umwe gusa ahubwo arerwa n'umuryango mugari rero ni na byiza gushima abantu ku butwari bagize kandi bakabashima bakiriho hari igihe abantu kijya kigera umuntu yava mu mubiri akaba ariko abantu batangira kuvuga ibyiza bye kwirimbi ariko ni byiza buryo gushima abantu cyangwa kubazirikana bakiriho ndetse mu muryango nk'uyu nguyu sinabariya gusa rero nuko atari guhagurutsa abantu bose muri iki cyumba bavuge ngo wowe runaka wakoze n'undi ahubwo bariya nibo bari bahagarariye abandi ibyo nanjye narabibonaga hari akenshi cyane cyane kuri uriya muhungu mukuru nari mpari imiryango yari yerekeranye narabibonaga abantu babaga bahari ndetse n'ibyo bakoraga bitandukanye nabaga mpari rero uyu munsi kuba hashobora kuba igikorwa nk'iki ngiki hakaba kwishimira yuko ababyeyi bombi bari kumwe n'abana ndetse no kwishimira yuko nabo bari Imana yabatanze ni ikintu gikomeye cyane uzereka nanjye nshime rero mu gihe hataragira undi wenda ushaka kugira icyo avuga reka nanjye mujye ngo mwakoze kuduteranya kuri uyu munsi iyo hataba mwebwe Kambere ndetse na Gaseminari imiryango yombi ntabwo tuba twateranye iyo muza kuba yenda muri ibigwari ntabwo tuba duteranye uyu munsi hano ariko uyu munsi turahari ku bwanyu kandi ibintu biranejeje rero Imana izakomeze ibongerera imbaraga ndetse n'ubutwari ndetse n'ubunyangamugayo ndetse n'umuco mufite bariya bana rero ngewe ntabwo nabavugaho byinshi ahubwo nabivuga ku babyeyi cyane cyane kuko buriya umwana we nyine ari aho ngaho ashobora kuvuka ariko iyo avutse byanze bikunze agomba kumera nk'umubyeyi iyo avukiye ku mubyeyi mwiza nawe umwana mwiza iyo avukiye ku mubyeyi w'urundi ruhande nabwo ni uwo nguwo aba nyine ariko reka nshimire yuko aho bavukiye ari heza kubera bavukiye mu maboko meza nabo rero hari icyizere cy'uko bazaba beza ntabwo rero benda kubura indero ntabwo benda kubura amata yo kunywa kubera ko n'ubundi ababyeyi bari bariteguye uyu sekuru w'abo bana rero twarabanye imyaka ubwo nyine ugeze nko mu 8
yavuze ashimira umuryango ndetse n'abana muri rusange, ariko nanjye reka mushimire kubera ko birakwiye iyo uvuze uti abana cyangwa n'umuryango mugari wose uteraniye hano bambaye hafi, baramfashije, twabanye muri ibi ngibi, ni ibintu bikwiriye cyane kandi bifite agaciro. Muri icyo gihe cyose nanjye twari turi kumwe kandi ibikorwa narabibonye. Bimwe mu bikorwa byinshi wagiye ukora nanjye nabigiriyemo umugisha urangabira, sinanjye gusa n'abandi benshi, nubwo yenda byari bimeze gutyo, ariko ko mu mureba uku nguku nanjye arampatse ni databuja, nanjye nyinjira amahirwe nzahaka abandi, ubwo biba uruhererekane. Rero muzehe mukampaye zarabyaye kandi uyu munsi rero ngize n'amahirwe, urahari narahera arahari, ntabwo wangendana, ndagira ngo nkwiture akebo kajya wamugarura, kandi umwana ni nkundi. Ubwo rero wanyifurije amata, mwampaye akaba yarabyaye kanasubirayo, reka nkwiture muri izo. Ndagusaba uze guhaguruka wegere imbere, ariko narahiye maze nagiragamo nahagurukiye n'umugore, maze baza bagushyikirize ibarati, naho inka yo arayikura mu gikuyu. Murakoze cyane, murakarama. ashobora kuba yatashye cyangwa se nabo bose bakaba bamaze gutaboneka, ariko nk'umuryango twarashimye. Iyi ni inyiturano rero, si uko udafite inka, ahubwo ni uko tuje gushima. Uyu ni mukuru wanjye nawe data rero, n'umudamu we, niwe mukazana wa data mukuru. None iyi nka muze kuyisanga mu rwuri kuko turanaziranye. Amazina yayo hariya muri Abarati, nimugeza kubashumba baraza kuyisobanura. Murakoze kandi mwakagira iki.
murakoze cyane wakoze. murakoze. Twavuze burya hari ibintu umuntu ajya akora hasi akibutsa undi buye, ariko mu by'ukuri ni byinshi. uko mubona hari byinshi babyihishe umuntu, byinshi byandenze. Uriya mwana mubona mukuru w'uyu afite ibihango byinshi nk'uko Nsanzabandi yabivuze. Nsanzabandi yaramuhaye, Ndayambaje aramuha, n'undi aramuha. Mu bantu hano Sidi Rapidi inka ngira ngo nawe hari neza mfite turateranyije, urumva rero uko ibihango afite hano kandi nabyeretse se benshi kugeza bari kujya bitura, ariko ni umugisha. Rero n'uyu mutipe nawe wifatiwe n'umugore we dore kiraseka. Uyu mubona kugira umuntu nk'uyu ukomokaho aba ari umugisha. Ni mama ni data, n'umugisha nagize hano muri Sidi Rapidi mukomoraho. Rero uyu naba ari umugabo we, naba ari iki cye ubu simbizi. None rero nanjye ubu ngo urukwavu rukoze rwonka abana, nanjye ubundi se ubu nanjye ndamurera, muwamurera nanjye ndimo. Rero mama kandi data ntukagire ipfunwe, uyu mwana mufate kandi mufate ushize amanga. Mu nka mumugisha mfite, mu nka mfite muhaye inyana, kandi muhaye mu izina ryawe, mu izina ryawe, ntabwo ari mu ryanjye. Ahasigaye ejo nzakubwira ko n'ubundi y'umushumba wawe nzakubwira ko nabimucyuriye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.
nta gisa no kugira umubyeyi ungana na kuriya ntawe, kuko aba yaranyuze ku bintu byinshi, nta mpamvu zo kutamukeza. Rero Gasumira yarambwiye ngo arashaka ijambo. Ubu rero ntabwo ngiye kugora umubyeyi wanjye hariya, ahubwo ni ukwisanzura. None na muvandimwe komereza. ariko mubonetse agatoki kuvuga ngo araheri ntabwo aturuta, ntabwo ndimo araturuta kandi azahora aturuta. Byinshi bitudubiza ku mutima byo kuvuga ni ibyo muri uru rugo rwa Kamba. Reka nongere gukeze muragahorana Imana. Yego, mpagurutse ashaka kugira ngo dusubire mu byo twavuze. Amagambo meza ni mwene nyina w'Imana. Yego, mwatweretse abana twashimye, ariko ndashaka kugira ngo nshime abantu batatu. Yego, hanyuma ibyawe nabyo ndaza kubisubiraho. Ndashimira umusaza Sebahagarara, yego, wibarutse mu Rukiryi, akabyara umwana amahoro, maze Imana yadufasha akagira umwana, none akaba yaje kureba umwana w'umwana we. Yego, arakagira abana. Nkamushimira ko atorora atunze, akaba yavuze ati umwana wanjye nanjye reka muhe amata, reka mubere umubyeyi natwe tubibone. Wa musaza we usanga abandi bavuze ati buryo ko mundeba ahangaha uyu musaza arampatse, ntabwo muhatse wenyine nanjye arampatse. Gutanga inka ni ingeso ye, ntabwo twavuga ngo atanze inka mbi, atanze inka ivuye mu nkanka mbikurije kuri njyewe. Yego, urakagira inka. Maze nkabwira na bariya ababyeyi bari hariya hirya, ntabwo njyewe naturanye nabo, usibye ko nanabaruta, ariko mfite amakuru. Nta mpungenge dufite y'ibyabo, cyane ko aba bana batahujwe na Facebook, batahujwe na WhatsApp, basangiye ubusa, bagezaho basangiye ukuri, babanye mu bato, bari bato cyane. Muragahorana Imana, murakabyara. Kandi isoda muzi, basoda bazi, bazaba iruhande, bazabahemba. Musubire iyo nta mahoro. Rero umusaza Sebahagarara bakagira inka, kandi nawe ari uhaye nk'ikawa umukanda, ahubwo muzayihereza abandi. Bidukwire twese tunywa amata. Uwo ni umuryango w'ukuri. Urakoze cyane, ntabwo amashyi menshi. Nkongera kugira ngo ntaza kwizimba mu magambo, yego, mbwire Kirangama. Burya nsanze abandi yavuze ngo akebo kajyaho bamugarura. Uyu musaza yagize neza, aguha inka, inkirabyara iyo uza kuba igisambo nta kiba wavuze, waracecetse, ariko uravuze ati reka nanjye nere ku muryango ko nagabiwe, none mwiture. Umuryango wa Mihinda dusanzwe tubazi, nubwo uyu musaza yamuhaye, nanjye nsanze abandi, nanjye arampatse, yarangabiye, akagira inka. Ibyo ukoze ni ubutwari, ibyo ukoze ni ingeso yawe. Maze umuryango wa Mihinda namwe reka mbashimire bivuye ku mutima. Murakagira inka, murakagira n'ababaha, murakagira amata. Rero mukecuru, burya ntawusa no kurutwa. Uyu nguyu yamenye ko umuruta, amenya ko nta cyagenda udahari, amenya ko uri umubyeyi. Maze aravuga ati iyi nka ntanze kanjye nkaraheri nguhaye inka. Ni byiza ko tuba tugufite, ni byiza ko uri aha ngaha. Ubushize twakuganiriyeho, reka mena amabanga. Yarafashe urugendo bw'amasaha wari 10 n'angahe, hari umuntu wavuze yari afite ubukwe, ati mwese tumuzi, akuriya mukecuru azi. Ntabwo asubira aragerayo, aragaruka. Ntabwo ajya abura mu bitaramo nk'ibi ngibi. Ni byiza ko tugufite, burya tuzahora tukura
sinzi yenda niba hari undi naba nigana ijambo ryo kwari ugushima. urakoze gasabye nakomeza nta kibazo. Ariko nanone umubyeyi Kambari ntiwongera kumbanira umwanya utuje mwiza cyane uze kumpa itetero ntete kagira imana. urakoze cyane babaha amashyi menshi cyane. bajya baca umugani rero ngo ntayicibwa amahembe ihoba ubusa. nanjye mfashwe n'amarangamutima. Ramadabara wankundiye umuryango ukunda ntahari, hari nanone urakomeza urawukunda. inkaje Ramadara hari umuryango wanjye. reka bari ko mbivuga kubera ko arayitanze kandi ayitanze mu izina rya mukecuru. ni iya kane ngira ngo niba atari iya gatatu. So rero ndishimye mfashwe n'amarangamutima, nanjye numva umutima wanjye umpatiye kugira icyo mvuga. Ramadani warakoze gukunda umuryango wanjye kandi nanjye byatumye gukunda. warakoze ukagira inka. rero mu nka nanjye mfite imwe cyangwa ebyiri, harimo ikonsa inyana iri kugera mu mezi atatu cyangwa ane, mu kwezi kwa 11 nzagucyura. Nukuri nishimye ku buryo udashobora kubyumva. bakagira impano. nari mpagurukijwe no gushima ngo bakomeze badushyirireho. Ndabona wanze kubyina bikamira ibyinire gusa habuze Kamba muri uyu muryango habuze ucotora. ariko hano haba abadada bazi kwitiriza abaterere rimwe barakwiteza nka kibazo. Iraje munini we, iraje munini mwango, iraje munini we, iraje munini mwango, aha we, iraje munini mwango, aye, iraje munini aye, iraje munini we, iraje munini mwango, iraje munini we, iraje munini mwango, iraje munini mwango, utazichengi aha we, iraje munini mwango. Nahagaze nahaze urugero ngaho yewe abamama ntabwo nabyira muramwikiriza ahubwo reka tuganire kandi duhuze urugwiro muri ibi birori by'abana bacu Jonas na Mahoro. kandi ibyaha muri urugo rwawe ni byinshi, ibiri muri urugo ni byinshi. yego ntawabirya ngo bimare. Wangaburiye nariye, wanyeretse ikibindi nanyoye nishimye. Ikiruta ibindi wanyeretse abana nashimye, ni abana beza. none hariho bitagira kidobya ariko bigira kidobya nziza kugira ngo dusoze ubutumwa. se bahagarara ngiza cyangwa arampamagara arambwira ati ko mwagiye gasigara ku muryango ntegereje, urumva ko mfite imitima, mwaje mukambwira ubutumwa mwajyanye ko bwagenze. none kandi agenda gusaba ngo undekure ngende, ibyabaye ahangaha ni byiza twishimye cyane. bene datarara nicyo kiringo wampa ukambera se w'ubugari. ndagushimiye. wiki ntabwo twayakoma ku bantu basezera sore.
navuze ngo yego Asamina amarenga ni meza tubashoje ariko numvise nka muramo wanjye twabyirukanye ni ukuri numvise bituye nka bya biryo byo kuzarira tukiri iwacu muri Zaire cyangwa muri Afurika muri rusange mukubwire ngo rara twageze mu isi idutegeka ibihe hari benshi bavuye muri leta zitandukanye numvise ko hari n'abavuye muri Missouri ubu hano ni urugendo rurerure n'ahandi wenda mu yandi masiteti bavuyemo bakoze Imana ibaha umugisha ku mpande zombi arabari ku ruhande rwacu abaje bakugaragiye ubushake bafite Imana izabongera umugisha umwanya uraza kuwubona ariko twabashimiye cyane natwe mwakoze n'ubundi muzagaruke ikindi nimugira n'ahandi namubye tuzivugira ngo mwatuzindukiye muzadutumire natwe tuzabagaragire kuko muzarewe n'abandi umuryango ukomeze waguke rero hari umusaza uri hano wasabye ijambo mbere kugira ngo tumusezere abantu bakaza kugira ngo tutamunigana ijambo arahari nahabonye amazi hari umuntu wasabye ijambo hano wasabye MC yaza hano Petit Frere akaza akavuga umukuru w'umuryango ari nawe twaje mu birori by'inama yenda ataravuga Jonas Asamina turacyafite abantu rega bagikeneye kuganiriza nubona yenda bataguhaye uburenganzira bihuse umenye ko nta rundi rwabo wumva reka umuhungu wawe avuge agire icyo akubwira ubundi n'abandi turabakurikiza urakoze murakoze ndabanza nshimire abantu bose babonetse ahangaha mutanze nk'uko abambanjije bose bagiye babivuga gufata urugendo rw'amasaha 2-3 numvise ko hari n'abagiye amasaha 7 ubwitange bukomeye cyane ko nk'uko mubizi hano muri Amerika iminota 30 waba ukozemo ibintu byinshi rero ndabashimira kuba mwitanze ubu bumwe ni umuco wacu tuzawukomeze kandi baravuga ngo iyo ushaka kubona ibyiza hari ibindi bigo rero ndabashimira bivuye ku mutima njye n'umuryango wanjye Imana ibahe hanyuma ikindi ngira ngo nongereho ndashimira by'umwihariko umuryango nashatsemo umuryango mwiza iyo mbitekereje numva ubundi abahanga bavuga ko iyo wishimye cyane uba nk'ikiragi cyangwa se umera nk'ufite ubumuga bwo kutavuga kuko ubu uko bigenza ibyishimo bikakurenga ugahitamo guceceka cyangwa ugakoresha amarenga rero ndabashimira mbikuye ku mutima ni umuryango mwiza kandi isuku igira isoko ndashimira ko
bampaye umufasha mwiza, ni mwiza ku isura, ku mubiri murabona ko ari mwiza. Rero no ku mutima ni mwiza. Ikindi agira imico myiza, kuba ntaraza yari umugore akaba n'umugabo, kuko yafataga inshingano za nakabaye mfata ndi se w'umwana, kigiye twari dufite umwana umwe, ariko ntabwo byantunguye kuko mbere y'uko aza aha ngaha muri 2016 hari ibanga twari dufitanye dukora ubukwe, hari indirimbo namuririmbiye byari birimo, wenda bajya kuri YouTube bazabibona. Rero ndamushimira. Kuri uyu mwana wa kabiri yari afite ubwoba bwinshi kuko bwa mbere yabyaye bamubaze, ubwa kabiri yari afite impungenge avuga ko afite ubwoba ko bashobora kongera kumubaga, ariko nanashima Imana ko hari aho byageze, kubera ko umuganga wamukurikiranaga twari tuziranye, iyo twajyanaga muri consultation yarambwiraga ati uzamwibyariza, ko nari namubwiye ati ntawe nshaka ko muzongera kumubaga. Ubwo rero niko byagenze. Umunsi ajya kubyara hari aho byageze, hari ukuntu abadamu barabizi, hari ahantu bigera ibise bikaba bike cyangwa se umutima w'umwana ugatera gahoro. Tuvuga ko umutima w'umwana utera gahoro iyo uri munsi y'120, hagati y'120 n'160 ibyo birasawa. Iyo bigiye munsi y'120 agatinda nk'iminota 2, icyo gihe duhita twirukanka tumujyana muri salle d'ope. Hanyuma kuko umudogiteri we icyo gihe yabonye bimanutse, arambwira turabona ko ibipimo byamanutse, kandi nawe urabizi iyo igipimo kimanutse uhita ujya kumubaga, ati rero nawe urajya kumwibagira. Ndamubwira ati ntabwo bishoboka. Amubwira ati injiza umwuka cyane wongere usohore, yawinjiza cyane ibipimo bikagera bikazamuka. Rero ndashima Imana ko hari nawe yageze aravuga ati ashaka kumumbaga. Ndamubwira ati humura, ariko yabona ko ndaho ngaho akagira icyizere. Birangira rero abyaye neza, cyane ko na dogiteri we yamubwiye ati ntugire ikibazo, umugabo arahari, ni nawe arakubyaza. Twamubyaje rero njyewe n'uwo mudogiteri twembi. Rero ndashima Imana ko yabigenje neza. Hanyuma nsubiye kuri umusaza ariwe umubyeyi wacu, inka amaze kuduha ni nyinshi, ziruta umuryango wanjye uko ungana. Amaze kuduha inka 6, kumva ko kandi inka z'umugisha zororoka vuba cyane. Rero niyo mpamvu nabwira ati kumushimira nta njya mbura aho mbihera, gusa nta kintu wasabira umuntu kirenze umugisha. Umugisha ndabamusabiye, ikindi n'abamukomokaho bose ndashimira ba Bonfrere, ba Demayi, ndabashimira babayeho ntarindi n'igihe naje bakomeza kuhaba, nabo Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikindi Jace yavutse ntari aha ngaha, ariko umugisha yavukanye awukesha kuvukira mu muryango mwiza. Iyo uri mu biganza byiza rero ibyiza byose bikuzaho. Ubwo rero ibyo tubona byiza byose bifite isoko, kandi
inka mwatugabiye kuko abari aha ngaha abenshi bagiye banatugabira nanjye ubwanjye ntari. Izo nka mwatugabiye rero ntabwo zizaba umukandara cyangwa zibe uruziga. Uruziga rwizengurukaho, ushobora kuzenguruka n'umwaka wose utarabirangiza ukomeza uzenguruka. Rero zizabakwira mwese kandi ko ari iz'umugisha zizororoka. Rero ndabashimiye kandi ubwitange mwagize, nanjye n'umuryango wanjye igihe cyose muzadukenera tuzaboneka, kandi ubumwe tuzabukomeze, tuzabusigasire. Papa Byendere hari ijambo yavuze naribuze nkigera aha, naribuze kwiga kuri airport ndebye ukuntu baje kumwakira. Uyu munsi nujuje umwaka n'iminsi 10 ngeze aha. Nabonye hano hari ubumwe bukomeye cyane. Rero tuzabukomeze kandi tuzabirage n'abana bacu n'abazaza bazadukomokaho. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Abandi mashyi menshi cyane muze wabyumvise. Rero reka ubwo nta nka zijya ziba nyinshi, ariko kuri we avuze ko ari nyinshi kandi nta nka zijya ziba, turaza kugira ngo ndazigaye. Yari iwacu muri Zaire z'igiharo ajya guhura n'umusaza ungana nawe wamubaza numva mugiye kureba akagaka kanjye kari iyo hirya, kandi we nari inka zirenga 100. Rero ni inka nyinshi, uzakomeze uzagire n'abandi baguha. Abangara nibo bajya bavuga ngo ni gusa numva arasambu 70 gukuba 7. Uzakomeze rero ugire n'abo baguha. Hari abandi bakomeza nabo baza bagatambuka hano bakaza bagakomeza gushima kugira ngo gahunda zigende neza. Kamba Karame, amashimwe ni menshi, yego, ariko nubwo turanga muri iki gitaramo cy'iwanyu bwira bucya, yego, kandi bucya bwitwa ejo, yego, wareka tukazagaruka mu gitondo, yego. ariko amashimwe y'umusaza twazanye akayavuga, uriya musaza agiye kumwikirira hanze antegereje. Nibyo jambo navugaga n'abantu ukomeje gushima cyangwa ufite ijambo yarivuga. Urumva rero ko sinigeze mvuga izina ry'umuntu. Rero ntabwo ngutegeka mu rwawe, ndasaba, ariko usaba ubanga n'abamwiringiye. Yego, Reka ngende ndebe uriya musaza, ahasigaye uyu narangiza kuvuga umpa gakoni ncumbagire n'imvura yaguye. Urakoze cyane. nta kibazo. Ntakandi Naboneza muze. komera. Bravo. Mbonye bampaye umwanya ngira ngo nabo bambaye wambwira. Ari njye uguhaye. Njye uguhaye nta wundi waguhaye. Uriya yasezeraga Urakoze. cyangwa yasabaga umwanya wo gutaha. Urakoze cyane. Ariko ndavuga ko atagenda atarabura. Urakoze cyane. Urakoze. Byinshi twashimye kandi twanyuzwe, ariko nanze ko nongendana hano hari ibintu biba byiza. Ijambo ntirisubirwamo, ariko iryiza iteka risubirwamo. Yego. Rero ntabwo twaganiye nawe, twaganiye neza, Yego. kandi umuryango wa Mihinda
kirangana bane guhingisha umuryango wa Muhinda ngira ngo uyu mugabo ntabwo nari muzi ngira ngo mu nkambi yarigishije n'abana bari bamuzi ariko njye nkibera mu gishwati ubwo nari nzira nyuma y'umuntu naho ziri mu nkambi yera za Kigali ugiye kubona mbona ngera hano mu kwa karindwi kuri kurangira mu kwa munani nawe bansanza bati ninjye murumuna wa Kirangana ndamukunda mukundira ariko nawe mbera murumuna wawe ibyo mvuze rero ntabwo ari ukubeshya nungutse inkimwe mbona ko ntayiharira kuko turayisangira inka ya mbere ikigoryi nari ncikije inyana ndayimuha yacutse undi umugani wa mukinzi wumva arayitunga ushyizeho indi nyiba uyu atari yagera hano mu nkambi kuko navuga nti ntabwo yaba igikoryo muri izo ngo rero ntabwo guhabwa n'uwo yahaye agira umwana nshuti yanjye urakagira umusenzi we kandi nk'uko wabivuze ntukabe umukandara kandi nanjye sinagwaye inyungu z'umukandara ahubwo nanjye nagwaye ngira ngo zirukane kwere n'abandi ubwo ni ingabo nubwo ni ingabo nkamwe yavuye no mu ngabo kuraba rero kandi kuvuga ngo nanjye nshime uriya mubyeyi ntabwo kuba narahaye umuryango we uyu muryango ubona ni uwawe ni uwanjye turawusangira inshuti ni amarangamutima akurimo ariko nta n'ikirenze kuba wanshimira ariko nibwo bwa bumuntu uzaguhame rero amarangamutima azaguhame kandi nta n'igenzi n'amageza umuryango wawe umuryango wawe ni uwanjye turi kumwe kandi mvuga nti bariya bana ubona abo mu muryango wa Rwasira tubasubiye kwa Cyokira ese njyaga mbwira twasangira inzoga ko ushaka gusanga umugeni rero ntabwo byanguye hejuru rero ntabwo nashyingiye abanyamahanga ntukurikira uyu nawe yasanze uwo biganaga mu nkambi urumva ko rero bose n'abandi n'abakurikiraho nabo kubasanga abanyamahanga azaba ari umugisha rero bantu b'Imana bantu bari iburyo bari ibumoso bantu bicaye twicaranye aho ntabwo namenye uko nabivuga ntawitera imbabazi ngo yisome nk'ababyeyi bantu nkuriye bantu badukuriye bantu b'Imana Imana ibaha umugisha abarara murare abataha mutahe neza n'abarara barare neza ariko urakoze urakoze cyane zivuye iranze waye ubukombe yewe ntawe usezera uwicaye kumukira aho ngaho ntabwo gitanga amategeko muri uru rugo utazamkoraho
ubundi nshobora kugenda udateye urabona kubona ariko nakubonye rwose ijisho rya mukuru nawe riraguha ijisho ryawe ryaguhaye hari irindi jambo ushaka ko usabye gusezera si ukose icara hariya rero gatoya ubwire kuko gusezera usanzwe uri wicayeho gato ntabwo uramariza se ntabwo tubariye ahubwo ducunguza uburyo umwete nsanze fasha undebere abariya bantu bo muri protokole baza hano bazanye agakoni kabashitsi Gasamina oya ni ukuri muramo wagenera kugira ngo uzanye andi mategeko ni ukuri Gasamina oya iwe rwose irabyose abangara bagira bavuga ngo oheza amasanga ya bukomo ni gituma cya gihanga kimwe cya gihanga mwambara amasoro ntabwo rero muri igipimo cya gihanga iyi ni inshyimbo y'abasaza maze uyu mubinyo ugenda ugusogongeraho aba babyeyi ndabizi mwana musozi muzamuka indi nimugera mudushimire umusaza kandi uri ku iterambere mwaza kuduhamagara mu rwego rw'amagezi y'amahoro abarara bafite intege nkeya badafite n'akazi barakomeza bacumbike abafite akazi mukomeze kugira ngo ubuzima bw'ahangaha butaba bahagarara yaba ari muri Afurika tuzi ko dufite murare mwongere murare dore n'ubundi mu ruhimbi biracyarimo yakorera kwa muzango tukayipima tukaracuranga urakoze urugendo rwiza gukabura amata akubwira amashyi safi uragahorana ijambo uragahorana umwanya urakoze nawe ndagushimiye ngaho ufite abikorezi nanjye ndanakurenza intuze yewe naho mufashe kurenza ababyeyi amashyi mwaka bwawe maze rero uburyo watangiye umurimo noneho uzawusohoza reka dusezere neza sibyo uraho se manzi ya mwiza uraho se manzi ya mwiza n'abandi bose bana abantu mwiza uraho se manzi ya mwiza uraho se manzi ya mwiza n'abandi bose bana abantu mwiza umugore mugina ntumubona umugore mugina ntumubona indi y'umubonye rubanda uranga muraho uraho se mazi ya mwiza uraho se mazi ya mwiza oraye hose ari mwiza twagiye maze reka